cyangwa se ukagashyira ahangaha, urakambara uku nguku. Hello friends and family, mumeze mute? Nizere yuko mumeze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana. Ku bantu bashyashya no kuri Rede TV shari ubwa mbere uhageze cyangwa se ari ubwa mbere umbonye, njye nitwa Rede, ngo haye ikaze rero wiyumvemo ikaze. Niba nawe uri umusangwa uri wa wundi uhora ugaruka, nongeye kuguha ikaze. Muri video y'uyu munsi rero murabona yuko ndi impande ya dining table. Tugiye kurebera hamwe ibikoresho by'ingenzi ukeneye bigufasha gutegura ameza yo kuriraho yawe. Ikindi, ku bantu batari babizi cyangwa bashyashya, ncuruza ibyombo, ncuruza ibikoresho bitandukanye bijyanye n'igikoni, nibyo ngiye kubereka ntegura ameza yanjye. Ibyinshi muri byo ndabicuruza. Tudatinze rero reka turebere hamwe uko wategura ameza yawe akarushaho gusa neza, n'uburyo butandukanye wagenda uhindura mu gutegura ameza yo kuriraho yawe. Ikintu cya mbere rero ukeneye kugira ngo ameza yawe yo kuriraho arusheho gusa neza ni table runner. Ama table runners nayo ndayacuruza, nyafite mu mabara agiye atandukanye ndetse na design zigiye zitandukanye. Murabona ko iyi ngiye gukoresha uyu munsi ni uku nguku imeze. Ukeneye rero table runner. Table runner ituma ameza yawe arushaho gusa neza. Ushobora kuba wayitegura ari yonyine ku meza nk'uku nguku ngiye kubigenza, ariko ushobora no kuba wayitegura hejuru y'igitambaro. Ameza yawe ukayashyiraho igitambaro cy'ameza gikwiyeho hose, noneho warangiza hejuru ukarenzaho table runner nk'uku nguku mbikoze. Mu byo ndi bubereka ahangaha biri mu byo ncuruza, ndagenda babwira n'ibiciro byabyo. Table runner igura ibihumbi 26. Ikintu cya kabiri ukeneye ni amasupra. Ni aya ngaya ngiye gukoresha y'indabo. Amasupra nayo ari mu byo ncuruza, nayo agiye atandukanye. Aya ngaya niyo ngiye gukoresha, ariko iyi supra ni nziza, iba isa neza kubi. Ukeneye rero amasupra meza kandi atandukanye, wayabariza kuri njye na Rede Store. Ubwo ameza ndi gutegura ni ay'abantu 6. Supra zo rero zigura ibihumbi 18, ubwo ni supra 6. Ikindi kintu ukeneye rero ni izi heat pad, nazo ziri mu byo ncuruza, nazo zigiye ziri mu mabara atandukanye. Ikindi ziri no mu madesign atandukanye. Ukeneye rero na heat pad, turazishyira ahangaha hagati. Ndashyiraho 4, ushobora gushyiraho 2, 3, 6, 5, biterwa n'umubare w'ibisorori ugiye gushyiraho. Ubwo ndabona nari nzanye 5. Ngiye gukoresha heat pad 4. Ni ukuvuga ngo heat pad ikintu zifasha nizo uterekaho amasorori. Ikindi urabona nka buriya bwoko bw'amasafuriya nakora nk'amasorori ncuruza, uyatekeramo ukanayitegura ku meza nk'amasorori. Niba uteruye bigishyushye, uteretse ku meza wakwangiza ameza yawe. Uteretse no ku gitambaro cya table runner yashya wayangiza. Izi heat pad rero uterekaho. Yego. Gusa bitanashyushye bituma nyine ameza yawe asa neza, n'ibisorori ubiterekaho. Heat pad zo rero zigura ibihumbi 15, ubwo ziba ari 6. Noneho rero ikiba gikurikiyeho ni ugutondeka kuri buri supra amasahani yo kuriraho. Aya madina seti ngira amoko atandukanye, design zitandukanye n'amabara atandukanye y'amadina seti. Kuriya bari amasahani manini 6, amasahani matoya 6. Urabona iyi ni isahani nini, aka ni agasahani gatoya, kagira n'utubo 6 n'amatasi 6. Gusa hari izitagira amatasi, nazo rero ndazicuruza. Ariko uramutse ukunze izi ngizi zanjye mfite nkoresha mu rugo, zo ntuzimbaze, ntazihari, zo ntazo mfite, ariko mfite izindi zigiye zitandukanye.
kuko wenda ushobora kurebera kuri izi ngizi ngewe nkoresheje ukavuga ngo ushaka nk'izi, zo ntabwo nazikubonera, ntazo mfite, zarashize. Ntazo mfite, zarashize, ariko ukeneye izindi zo zirahari. Umanza isahani nini hasi, ugakurikizaho gatoya, noneho ugashyiraho na twa dusorori dutoya. Noneho rero amadina seti ahari yo ni uguhera ku bihumbi 70 kuzamura. Ku meza ikindi kiba gisigaye, tugiye gushyiraho eswitu, uyishyira aho ariho hose ku ruhande. Utu ngutu natwo tujyaho eswitu ndaducuruza, n'aka gaseti kaba kariho amakuto 6, amafoke 6, ibiyiko binini 6 n'utuyiko dutoya 6, natwo ndaducuruza. Ndewe ndangashyize aha ngaha. Ikindi gikurikiyeho rero ni ibirahuri by'amazi. Iyi ni ijaga ariko nayo irimo ubusa nk'uko nabibabwiye, ntabwo ndi gutegura nyagutegura, ni ukuberekera. Yego. Noneho ibirahuri by'amazi kijya aha ngaha ku ruhande. Ubwo iyi jaga ushobora kuba washyizemo amazi, kuko niba uteguye dayiningi tebo ntabwo ugomba kuburaho ikintu cyo kunywa. Ugomba kuba washyizemo amazi, fanta se, ji, ibintu nk'ibyo. Noneho ubwo ni jage ushobora kuyitereka nk'aha ngaha irimo amazi. Jage zigiye zifite n'ibirahuri 6 zigura 25, noneho amajage yonyine akagura ibihumbi 10. Ikindi kiba gikurikiyeho rero ni ugushyiraho amafunguro, gushyiraho ibisorori. Ibi bisorori nabyo ndabicuruza, ubikeneye rwose nabiguha, nabyo biri mu byo ncuruza. Ibisorori ni iby'amadongo, ariko mbifite mu mabara agiye atandukanye na dizayini zigiye zitandukanye. Muri kubona ukuntu ameza yo kurira ari kugenda arushaho gusa neza. Ikindi rero ushobora guhindura, ntabwo ari ngombwa ngo utegure uko nguko buri gihe. Ikindi ushobora guhindura, ushobora kudategura aka gati k'ibiyiko, ukazana ibiyiko gusa kugira uze kubishyira impande y'intuze y'amasahani kuri supu. Ikindi ushobora no kudategura aka ngaka eswitu, kano kantu ntugategure, ukaba wakoresha amaseriviyete ukayashyira ku ruhande, ukarambikaho ibiyiko, amafoke na kuto, cyangwa se ukaba wakoresha udutambaro. Ni uku tumeze, tuba dutandukanye nyine. Ukaba wakoresha udutambaro, akaba ariko kano gatambaro ushobora kukirambika ku bibero kugira utaza kwimenaho amafunguro, cyangwa se ukagashyira aha ngaha. Urakambara uku nguku kugira n'uba uri kurya utaza kwimenaho amafunguro. Utagashyize aha, ugashyira aha ngaha ku bibero, ni nako ugenda ukoresha niba wishyizeho amafunguro ku munwa, ukagenda wihanagura mu mwanya wo kuba wakoresha eswitu. Utaba wateguye utu, iyo ukeneye kwihanagura amafunguro yakugiye ku munwa, ukoresha eswitu cyangwa se seriviyete. Ni uburyo nyine butandukanye ushobora gukoresha. Ushobora gushyiraho iyi ngiyi utayishyizeho, ushobora kuyireka ugakoresha ubutambaro. Kimwe n'aka nk'uko nari mbabwiye, ushobora kukareka ugashyira ku ntuze ku ruhande. Reka nze mbibereke. Ushobora rero gutegura mu buryo bwinshi butandukanye. Murabona nk'aha ngaha ikiyiko nagishyize
ku ruhande ku gatambaro, ibindi mbishyira hino. Ahangaha byose ari foke, ikiyiko na kuto nabishyize ku gatambaro. Murabona ko nabyo rero ni ibintu rwose biba bisa neza. Ikindi ubishaka hagati ushyiramo ururabo ruri natireri cyangwa se ruri aritifisiyeri bitewe n'urwo ufite. Ikindi ukaba wakongeraho n'akabuji ukagacana, ariko njye ntabwo ndagacana kubera nababwiye ko nyine ni ukuberekera. Ushaka kugashyira nk'aha ngaha hagati cyangwa se ukaba akabuji wagashyira ku ruhande. Ikindi abantu muzi ahantu bacuruza udusitandi twiza tw'amabuji muhandangire pe. Murabona ukuntu rero dayiningi tebo iba isa neza wakoresheje n'ibintu byiza kandi rwose bidahenze. Niba nawe rero ukeneye yuko salamanje yawe iba isa neza bitewe n'amabara ukunda, nk'uko nabibabwiye, ari tebo rana, ari tebo mati, ari na hitipadi, ngiye mbifite mu mabara menshi agiye atandukanye. Mwakoze rero kubana nanjye muri iyi videwo y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Tuzasubire muri videwo itaha. Ciao ciao.